uriya musaza we yabiri bageza ntago bagukunda ntutekereze kuzasigara hano wenyine nta kibazo ariko mukanamba reka tuzajya mu mazi rero twemere dufungirwe mu mazi oya reka kuguma kwizimira mukanamba mbabarira uriya mugabo yize igisirikare afite imyitozo ihagije se yibi abandi nago bagira batwara ingabo y'igihugu bikaguherera gutyo ariko mukanamba uzi ko nakubwiye ngo nibyo nta nibindi none se tuzabikora turashyiraho abantu iribagiza uyu munsi wa none rero nyuma y'igihe kinini nyuma y'imyaka myinshi nyuma yo gukubita musaza we uyu munsi wa none rero bongeye guhura bahuye rero bahuye iribagiza yaranyweye umuti yaributse iribagiza yongeye aba umuntu muzima ubu ngubu arifite imitekerereze nubwo muri rugo bari kuvuga ngo ubwenge yazanye bwikubyuka biri ubwo yari afite ariko ubu ngubu imitekerereze iri kumubwira ngo kiriya ni kibi iki ngiki ni cyiza gusa iribagiza kuva twamubona yakanguka ntago twari twumva ko moza ku bintu by'imitungo ibyo bintu by'imitungo twari twumva abikomoza gusa musaza we tuba twumva ibintu byose avuga aruhukira asoreje ku bintu by'imitungo rero yahuye na musaza we barahoberana barishima musaza aramuhobera ahoberana Kanyana ariko musaza we Kanyana yamwishinjagaho yamuhobera akamufata cyane ariko wabonye yuko musaza ari bagize yahobera bagize inshuro ya mbere yumva arishimye cyane aramubwira ngo ndanezerewe arongera aramubwira ati siri bagize wanyemerera ukongera ukamobera rero iribagiza yashatse kubyanga Kanyana ahita amukurura ari gurigira ibiki arongera aramuhobera ubona yuko iribagiza abamuhobera ngo utabishaka kuko iribagiza aracyamushidikanyaho amubwira ngo ese niyihe mpamvu itumuvuga ngo uri musaza wanjye nibihe bimenyetso ufite uvuga ushingiyeho ngo uri musaza wanjye gusa uyu musaza iribagiza nubwo avuga ibintu byinshi ariko ntago twari twabona ibimenyetso nyakuri bivuga ngo uyu nguyu ni mushikiwe ntago twari twamenya niba bavukana cyangwa se batavukana usibye kuba yaravuze amazina y'abiri usibye no kuba uriya muryango wo kwa Macyusa umufasha ariko ntago twari twabona ibimenyetso nyakuri byemeza yuko ashobora kuba avukana na iribagiza niyo mpamvu rero iribagiza nubwo yibutse ari kubona yuko atamwitwaraho cyane ngo amwisanzureho cyane kugira ngo wenda atabazasanga atari musaza we gusanga yamuhaye umutima no kwiyakira ko ari musaza we ugasanga biramukomerekeje cyane rero Kanyana impamvu ari kwitwara gutya yanamwitwayeho neza cyane ari kumusekera ntabwo amenye ari gora ari hanze cyane aseka yishimye kuko ari kugira ngo iribagiza abe yamufasha kugira ngo abonane n'uyu musore abe yamukunda gusa rero no musore nubwo tubona yirukanga muri bira byose ariko tubona yuko yikundiye iribagiza ariwe yikundiye niwe abashaka gukomeza avugana nawe kuko iribagiza abavuga ngo namaraso ye rero ibyo ngibyo Kanyana ashobora kuvuga ngo kubifatirana ngo akajya amuvugisha ariko ntabwo amuvugisha cyane ubona yuko uyu musaza iribagiza nubwo avugana na iribagiza ariko ntabwo abashaka kuvugana na Kanyana cyane ariko yagiye kwa Cyusa tubona avugana na Cyusa ariko tukabona Sylvie wari kumuvugisha atanabishaka ari kumuvugisha none uriya muryango wo kwa Cyusa mama wakamuvugisha Cyusa akamuvugisha ukabona yuko hari aho arirekuye cyane arirekuye ariko ahangaha impamvu atirekura nuko iribagiza badashaka kumuvugisha cyane bigatuma rero iribagiza kutamuvugisha cyane atavuga amagambo menshi cyane